muraho neza. Nagira ngo nanjye ntangire mbifuriza umwaka mwiza, uzagira umwaka w'amahoro, umwaka w'amahirwe, uburumbuke, imigisha n'ibindi byiza byose mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu. Ndashimira akarere ka Nyaruguru kuba kateguye iyi nama nyunguranabitekerezo. Inama buri gihe kujya inama bigira akamaro, n'abanyarwanda babivugaga ko ngo abajya inama Imana irabasanga. Ni ngombwa rero kuganira, banavugaga ko ukuri gushirira mu biganiro. Ni imigani imwe mfashe kugira ngo mbereke ko ibiganiro iteka bigomba kubaho, kandi ibiganiro bigira akamaro mu buzima bw'abantu. Ibiganiro ni ngombwa. Ubwo rero ndanabivuga kugira ngo iyi nama ize kutubera ibiganiro koko. Ndabizi ko iyo hatumijwe inama hari abazana ubwoba, ese noneho mwuka byaramwe bagiye kutubwira iki, ese niyihe mpamvu habaye iki badutumije mu nama. Oya, inama ni ngombwa buri gihe. N'abataganira duhereye mu rugo rwanyu, iyo umugabo ataganira n'umugore, iyo ababyeyi bataganira n'abana, nta buzima bushobora kubaho. Ubuzima bugizwe n'ibiganiro iteka. Ibiganiro rero bigomba kubaho, ariyo mpamvu n'inama nk'iyi nazo zigomba kubaho iteka. Ntabwo inama zigomba kubaho gusa igihe hagaragaye ikibazo cyangwa igihe hari gahunda idasanzwe musobanurirwa. Inama zigomba kubaho buri gihe kuko zijyana n'ubuzima bw'abantu. Iyi nama yo rero yahawe ingingo, kuko n'ubundi inama zose zibaye buri gihe zigira ingingo zibandaho. Ingingo y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Umwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda ni ingingo ijyanye no guhumeka. Ni ingingo tudashobora kureka. Uko umuntu akenera umwuka kugira ngo abeho, ni nako abanyarwanda nk'igihugu dukeneye ubumwe bwacu kugira ngo igihugu kibeho none, kizabeho ejo, kizabeho n'ibinyejana byinshi igihe tuzaba tutagihari. Ariko ubumwe bwubakwa n'abahari, abazaza bakabusanga. Amacakubiri, ivangura, ingengabitekerezo ya jenoside nabyo bishyirwaho n'abahari. Iyo abahari abariho batabishyizeho, ntabwo ibyo bishobora kubaho. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ngira ngo mu kuvuga ku bumwe tugomba no kuvuga icyabushenye, igihe bwasenyukiye, uko bwashenywe, kugira ngo twumve akamaro dufite ko gukomeza kubwubaka. Tunumva akamaro k'umutekano nk'uko umuyobozi w'ingabo yabibabwiraga mu kanya. Ubusanzwe ntabwo twagombye kuba turiho tuvuga ubumwe iyo mu Rwanda haza kuba hatarabayeho ikibusenya. Twagombye nyine kuba tububamo nta kibazo, nk'uko duhumeka umwuka tukagenda. Ariko mu Rwanda ubumwe bw'abanyarwanda bwarashenywe, kandi burasenywa ku buryo bukomeye. Ntabwo ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo bwongere kubakwa, ntabwo bwubatswe n'Imana, ntibwubatswe n'imyemerere, bwubatswe n'abantu bahagaritse icyashenye ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ukuvuga abahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, bakongera gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda babeho, bongere babane. Icyo tugomba kukimenya. Ubushake, imbaraga za FPR Inkotanyi iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nizo zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, nizo zongeye kubaka igihugu, nizo zituma n'ubu turi hano uyu munsi, kandi tuzakomeza no kwaba ikindi gihe cyose. Ibindi byose biza byubakira kuri iryo hame, kuri uko kuri. Nababwiraga ko ubumwe bw'abanyarwanda, reka mpere ku iyo ngingo ya mbere, ubumwe bw'abanyarwanda buri mu muco w'abanyarwanda, buri mu mibereho y'abanyarwanda kuva u Rwanda rwabaho. Ntabwo ari ikintu gishya, ntabwo cyazanywe n'abandi. Ubumwe bw'abanyarwanda kandi ntabwo ari politiki,
buri muri kamere, biri mu muco wabo. Niyo mpamvu navuze ngo kubusenya bifite uburyo byatangiye, kuko abanyarwanda mu mibereho yabo, muri kamere yabo, mu miterere yabo baranzwe n'ubumwe. Ibi ntabwo mbivuga bidafite ishingiro, kuko n'inyandiko za mbere zanditswe n'abanyamahanga, abapadiri nibo ba mbere banditse bakigera mu Rwanda mu mwaka w'1900. Habanje abapadiri ba Kiliziya Gatolika, abapadiri bera, baza mu mwaka w'1900, bakurikirwa n'abaprotestanti mu mwaka w'1907, hanyuma haza abayisilamu ku nshuro ya gatatu. Abapadiri ibyo bagaragaje byabatangaje, banditse bakigera ino, n'ugusanga u Rwanda ari igihugu kirangwa n'ubumwe, ndetse berekana n'ubwo bumwe aho bwari buri. Bagaragaza ko ubumwe babusanze abanyarwanda bafite ubumwe bubahuje, kuko bemeraga umuyobozi wabo umwe, bemeraga umwami wabo nk'umwami w'u Rwanda, bakumva ko ari umubyeyi wabo, ari umubyeyi w'abanyarwanda bose, ndetse bamuhaga n'amazina atandukanye, harimo nko kumwita ngo ni Sebantu. Sebantu bivuga se w'abantu bose, umubyeyi w'abantu bose. Ibyo abazungu barabyanditse, abapadiri barimo abapadiri Pages, barimo abapadiri Louis de la Gere, Padiri Delmas, ni abazungu, ariko mu nyandiko zabo icyo barakigaragaza ku buryo bugaragara, bakerekana ko ubumwe bw'abanyarwanda kandi bushingiye ku kuba bahuje imyemerere, bemera Imana imwe. Ntabwo Imana yazanywe n'abanyamahanga. Abanyarwanda bemeraga Imana kuva mu muco gakondo. Imana y'u Rwanda ntabwo Imana yazanywe n'abanyamahanga, abazungu barayisanze. Bagaragaza ko ubumwe bw'abanyarwanda kandi babusanze mu migenzo yabo ya buri munsi. Migenzo, imihango, imigenzo ndabaha urugero rworoshye muza kwiboneramo kandi munakora buri gihe. Imigenzo ni ibiranga abantu mu buzima bwabo bwa buri kanya, bwa buri gihe. Nta munyarwanda, wenda bishobora kuba byaradutse sinamenya, ariko mu muco wacu nta munyarwanda wahuraga n'undi ngo amuceho atamuramukije. N'uwatinyukaga kubikora byabaga ari ubusazi, umuntu udasanzwe urwaye. Bikerekana ko mu muco nyarwanda ubumwe bwabo kimwe mu byaburangaga nuko buri wese yifurizaga undi ubuzima. Nta munyarwanda yifurizaga undi urupfu. Umunyarwanda uhuye n'undi, iyo atamuzi ashobora no kutamuha akaboko, ariko amunyeho ati uraho, uraho, ukuvuga uriho, ubeho, wifuriza ubuzima. Mu gitondo no mu kazi iyo muhuye, uje uhuye n'undi ukumubwira waramutseho, kandi uko kwifuriza ubuzima binajyana n'amasaha y'umunsi. Umva kuramuka ni mu gitondo, waramutse. Kumanywa bivuze uracyariho, wiriwe. Yanamusezeraho wirirwe. Nimugoroba, kubera ko abanyarwanda batinyaga ko bari bazi ko abantu bapfa nijoro, bari bazi ko ijoro ryitwikira byinshi harimo n'urupfu. Ariyo mpamvu wajyaga kuryama no mu rugo bw'abana ati muramuke, kuko ntiwabaga uzi uko biri bugende. Bavuga ati iri joro se mwukabyara noneho riri butanga iki. Noneho bakifurizanya kuramuka, bigatuma na mu gitondo ubonye undi yishima, akabona yuko rya joro ritamutwaye. Bon, ikindi cyahuzaga abanyarwanda, abanyamadini, abapadiri bari mu batumye ndaza kubigeraho, bari mu bashenye umuco ushingiye ku myemerere gakondo. Kuko mu gitondo buriya niho hakundaga gukorwa umuhango wo guterekera, tondo kare, kubera ko abanyarwanda bemeraga ko abakurambere babo babahuza n'Imana y'u Rwanda. Bityo ko niba baramutse mu gitondo kare, umunyarwanda ashimira abakurambere kuba bamuvuganiye ku Mana, Imana igatuma aramuka.
impamvu bazindukaga baterekera, bagacana umuriro, bagashyiraho amasaka, agaturika, agaseka, kugira ngo bibahuze n'abatabarutse. Icyo rero bakabikora mu gitondo kugira ngo abakurambere n'abariho bagire guhura, noneho umunsi uze kugenda neza. Niba bagiye guhinga, bagiye korora, bakanabasaba bati muduhe gutunga no gutunganirwa, kuko bari bazi yuko bashobora kubakorera ubuvugizi ku Mana. Babikora mu gitondo. Kubandwa byo rero byakorwaga nijoro, bikanamara ijoro ryose, kugira ngo abakurambere bafasha abazima gutunganya iryo joro, kugira ngo n'Imana inezerwe, kugira ngo n'umuzimu wapfuye akaba wenda arakaye, uko kurakara bihagarare, bamugushe neza. Ariko bikanahuza ba bazima bariho. Kubandwa byahuzaga abanyarwanda bakananywana hagati yabo. Ntabwo byahuzaga abahutu bonyine, ntibyahuzaga abatutsi bonyine, ntibyahuzaga abatwa bonyine. Iyo mihango yahuzaga abanyarwanda bose bo mu ibyo byiciro, bakabyemera batyo. Icyo nticyari icyaha. Ariko abanyamadini gaturika b'abanyamahanga, abapadiri bera, baraje bumvisha abanyarwanda ko icyo ari icyaha, babivanaho, baduca ku muco. Ubu nabizi n'ubundi ho mbivuga hano, haba ariho bavuga bati Bizimana rero arakora ishyano. Uvuga ko guterekera byari byiza, uvuga ko kubandwa byari byiza, buriya muntu ni muzima. Oya, hari umuco mwiza w'abanyarwanda wabahuzaga, utari icyaha n'ubu si icyaha, ntacyo wari utwaye, ntacyo wari utwaye. Ndetse n'abo bazungu bwabo baje bakatwumvisha ko guterekera ari umuhango wa gipagani, iwabo n'ibyo bakora, n'ubu twarabyiganye. Iyo dufashe indabo tukazijyana ku irimbi, tukajya kwibuka abacu, si ukubaterekera? Kwibuka no guterekera bitandukaniye he? Aho bitandukaniye ni mu ijambo gusa, inyito kwibuka no guterekera. Guterekera ntawe utinyuka kubivuga, kubera ko abapadiri batubwiye ko ari bibi. Nyamara kwibuka byo turabikora, kuko tuzi ko turiho twibuka abacu, byo bikaba ari byiza. None se umunyarwanda waterekeraga mu buryo bumwe nk'uwibuka si bimwe? Abazungu kandi barabikoraga iwabo, baje twe barabitwambura, babituvanamo, batwumvisha ko ari icyaha, kugira ngo baduhanaguremo imyemerere yacu, bashobore kudushyiramo iyabo. Amadini rero yaraduhemukiye. Amadini yaraduhemukiye mu gusenya imyemerere yari igize ubumwe bw'abanyarwanda, akazanamo ibishya umunyarwanda tumva, kandi ibishya bitanya abanyarwanda, ibishya bisenya ubumwe bwabo. Ibyo bishya ni ibihe? Ibishya byahereye mu mvugo no mu guhindura inyito. Imana y'u Rwanda, abanyarwanda bemeraga ko Imana y'u Rwanda gutunga no gutunganirwa, ikarurinda, bayihinduriye izina iba Mungu. Ubwo abanyarwanda bateye kuvuga iyo Mana mu byihorere. Imana ni ijambo rya gipagani, bazanamo inyito nshya kuvuga ko icyo abanyarwanda bemera ari igipagani. Igipagani ni ukuvuga ikintu kidakorwa, kidakwiye gukorwa, kitabaho, kitari cyo. Buke buke babidushyiramo, bivamo. Noneho n'inyito abanyarwanda bitaga Imana, imyemerere yabo barayihindura. Imana iba Mungu, iba Patri, abayisilamu bayita Allah. Allah ni iki? Si Imana. None se Imana yitwa Allah n'iyitwa Mungu, si Imana y'abanyarwanda bemeraga ko ntihashobora kubaho Imana ebyiri, ibikunda ni imwe. Ariko iyo bahinduye inyito yari ifite ikibwira abantu, icyo gihe baba babatanyije, baba banabahinduye, kuko guhindura imyemerere abanahinduye imibereho yawe. Kugira ngo rero ibyo bishoboke, niyo mpamvu natangiye babwira ko ubumwe atari politiki, ahubwo ari ubuzima bw'abantu, ari umuco. Izo ni ingero ndiho mbaha z'uburyo ubwo bumwe bwagiye busenywa.
uburyo rero bumaze gusengererwa mu guhindura imyemerere, mu guhindura imigenzo yacu, bakatwumvisha ko ari mibi, ko ari ya gipagani, noneho hakurikiyeho gushyiraho ibintu kamvuge bibiri muri byinshi bihari. Icya mbere, gushyiraho amashuri azatwigisha ko ibyiza ari iby'ahandi kurusha iby'iwacu. Amashuri arakoreshwa mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, nubwo amashuri hari ibyiza yatuzaniye, ndayavugaho mu kanya gatoya, ariko icyo mube mugifashe ko amashuri yakoreshejwe mu kudutanya, ariko amashuri afite akamaro, ni ngombwa kwiga. Icyo ntihagire uza kumbeshyera ko navuze ko amashuri nta kamaro afite. Tugomba kwiga. Nagira ngo njye mu mateka mbere ku buryo amashuri yakoreshejwe mu kudutanya, nze no kubera ku buryo abize bagakurikira iyo ngengabitekerezo y'abazungu aribo batoroshye mu kaga, nibo boretse igihugu, ni nabo n'ubu bakomeje kucyangiza, bamwe mu bize, bamwe muri bo. Icya kabiri nacyo mugifate, amashuri, amadini, amashuri, amashyaka ya politike. Amashyaka ya politike nabwo ni uburyo bwakoreshejwe mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, no kugeza ejo bundi vuba muri jenoside yakorewe Abatutsi. N'ubu hari abagishaka, abakinisha gushyiraho amashyaka ya politike asenya ubumwe bw'Abanyarwanda, yubakiye ku irondabwoko. Muzatwumva utuntu twitwa ngo darufu umurinzi n'utundi tutafite epfo na ruguru. Utwo nta kindi twubakiyeho, ni ku rwango, ku ngengabitekerezo ya jenoside ikomoka ku bukoroni. Reka rero ntangirire ku mashuri. Abanyamadini bambabarire, ntabwo ndiho mbibasira, ni ukuvuga amateka, kugira ngo n'abanyamadini b'iki gihe bumve uburyo bagomba gukomeza kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda bashingiye ku byo amadini yashenye mu mateka n'ibyo yangije. Ariko amadini yakoze n'ibindi byinshi byiza. Abanyamadini ba mbere twagize n'abapadiri bera bashinzwe na Cardinal Ravijori w'Umufaransa, yari umusenyeri wayoboraga diocese yitwa Nancy mu Faransa. Abapadiri bera rero bari bafite amategeko bagenderaho, constitution, ameze nk'itegeko nshinga. Muri iryo tegeko ryabo uwabashinze Cardinal Ravijori yari yarababwiye uko bagomba gukora kugira ngo bashobore kuzigisha guhindura abantu, abakirisitu, bakayoboka Imana. Arababwira ati, kugira ngo muzashobore guhindura Abanyafurika mu gihugu muzaba mugiyemo, uburyo muzakoresha ni ukureba abantu bari ku butegetsi, mukabegera, mukareba uburyo mubahindura. Nimumara kubahindura, bazabafasha guhindura abo bayobora. Ubwabyo ni uburyo bwiza. Nubwo buryo rero abapadiri bera aho bageze hose babanzaga kwiga ururimi, bakiga umuco, imigenzo, imigenzereze, hanyuma bakiyegereza abo basanze aribo bayobora abandi. No mu Rwanda nuko babigenje, baraje basanga ubuyobozi bufitwe n'umuyobozi w'ikirenga Abanyarwanda bemeraga, bibonagamo, nawe wabibonagamo, akumva ari bakorera, biyegereza umwami. Bashaka uko bahindura umwami w'u Rwanda kugira ngo namara guhinduka nawe azabafashe guhindura Abanyarwanda. Ibyo babikoze ntabwo Musinga yabyemeye. Mwami Musinga ntiyabyemeye, yanze kubatizwa, ndetse yanga rwose no kwinjira muri iyo gahunda yo guhindura Abanyarwanda. Bituma Ababiligi mu mwaka w'1931 bakoresha imbaraga bari bafite, babanza kumucira ishangi mu karere ka Nyamasheke, ahamara hafi imyaka 10. Hanyuma babonye bidakunze, Abanyarwanda bakimwibonamo, nubwo bari bamuciye, noneho bamujyana muri Kongo ahantu hitwa Moba, ku birometero hafi 1000 uvuye mu Rwanda. Icyo Musinga bamuhoye nuko Musinga yaharaniraga ubumwe bw'Abanyarwanda, akanga ko habaho izo mpinduka abazungu bifuzaga zo kugira ngo Abanyarwanda bate umuco wabo n'imyemerere yabo. Icyo ni kimwe. Ariko
ariko na mbere yuko baca Musinga ngo bamucire mu mahanga, bari bagiye buhoro buhoro bagabanya ububasha umwami yari afite. Umwami ni wari ufite ububasha bwo guca imanza, ubwo bubasha baramwambuye. Umwami ni wari ufite ububasha bwo gushyiraho abatware n'ababungirije, ubwo bubasha nabwo baramwambuye. Hanyuma umwami mu mwaka w'1917 banamwambura n'ububasha bwo kuyobora abaturage uko abyumva, bashyiraho amabwiriza yagengaga akazi. Icyo mu gifata cy'amabwiriza yagengaga akazi kuko ni kimwe mu ndagisobanura mu kanya muri bubyumve, abakuru n'abatari kumwe bubyumve. Amabwiriza yagengaga akazi yazanye akarengane. Ako karengane yazanye katumye bamwe mu banyarwanda bagashingiraho, akarengane kitirwa abatutsi bose. Uburyo na n'ubu hari abantu bakifite iyo myumvire iteye ityo. Amabwiriza agenga akazi rero yarateye ati, kugira ngo abakoroni bashobore gukoresha imihanda, bashobore kubakisha amashuri, abamisiyoneri bashobore kubakisha za kiliziya, bashobore guhingisha ibihingwa by'ubukungu nka kawa, imyumbati n'ibindi, bategetse uburyo bigomba gukorwa. Noneho abaturage bakagenerwa ahantu bagomba guhinga, abadashoboye kuharangiza bagahabwa ibihano, kandi ibihano bikakaye. Bafashe tuvuge nko guhinga, bagena ko guhinga hegitari bigomba gukorwa ku munsi. Hegitari ntabwo ari ahantu hatoya, ko abasore bari hagati y'100 na 300 bagomba guhinga hegitari buri munsi, igaterwaho imyumbati, ikanaterwaho kawa. Ibyo babishyizeho mu mwaka w'1926, kubera ko hagati y'1924 n'1925 hari habaye inzara bitaga gakwege. Iyo nzara yitwaga gakwege ihitana abantu. Noneho abakoroni bati warwanya iriya nzara iri haratwicira amaboko, reka dutegeke guhinga imyumbati, ni hazindi nzara abaturage bazarya imyumbati. Ariko mu bwo buryo bwo gushyira guhinga imyumbati bakoresha igitugu, gutegeka ko abantu bagomba guhinga hegitari 300 buri munsi. Cyari ikintu kigoye cyane, guhinga ugatabira ukanatera. Ubu guhinga biroroshye kubera ko iriya mirima muhinga ihingwa buri mwaka buri munsi. Ariko icyo gihe kwari guhinga bushya gucukura urwiri, amashinge, ntabwo ari nk'uko nguko. Ubu ngubu 300 rwose, abasore 300 hegitari bayirangiza mu isaha imwe. Ariko icyo gihe kwari gutangira bushya. Ibyo rero benshi ntibabishobora. Noneho abatabishoboye, ayo mabwiriza yanagenaga ibihano. Ibihano rero zari inkoni bitaga ibiboko. Izo nkoni rero zari nyinshi. Ku ntangiriro uwabaga atashoboye kurangiza hahandi bamutegetse guhinga, buri muntu yakubitwaga inkoni 25, ariyo bitaga ikiboko. Ikiboko ni ijambo ryavuye ku kaboko, uko inkoni yakubitirwaga akaboko, ikiboko. Ukaryama hasi. Icyo gihe benshi nta nubwo bambaraga, nta makabutura, nta pantaro. Wenda bamwe babaga bafite akenda bikinze, bakagakuraho bagakubita inkoni 25, umuntu ntacyo yambaye. Iyo rero wazi gukubitaga yashyiragamo ingufu, kandi akenshi umukoroni yabaga ahagaze aho agategeka gukubitwa koko kugira ngo umve ko babaye. Noneho izo nkoni wayoboraga ko zikubitwa, inkoni zagenwaga n'umukoroni yababwiye ko byari mu iteka ry'umwaka w'1917. Ariko akenshi abashefu, abasushefu nabo bitaga ibirongozi ni abantu bayoboraga iyo mirimo, nibo bahagarikiraga uburyo izo nkoni zikubitwa. Abenshi muri abo bashefu n'abasushefu bari abatutsi. Aho rero niho havuye kwitirira ko abatutsi batoteje abahutu. Abatutsi bose ko batoteje abahutu. Nta muntu wigeze avuga ngo umukoroni yatoteje abanyarwanda. Byitirwa abatutsi kuko aribo bayoboraga iyo mirimo, ariko abakoroni nibo bashyizeho amabwiriza, nibo bashyizeho amategeko,
ni nabo bagenaga ibigomba gukorwa. Uwo mushefu n'umushefu w'umututsi iyo atabikoraga niwe wahindukiraga akaba ari ukubitwa za nkoni. N'ubu ngubu iki gihe umukozi ukoresha mu rugo umuha amabwiriza kandi akayakurikiza. Niko bimeze. Ikosa rero abantu bashinze amashyaka nka Parimehutu na Prosoma, abyo ndabibabwiraho, ikosa rinini bakoze nuko batabonye ububi bw'ubukoroni bari bwo bwazanye ibyo bibi mu Banyarwanda, ahubwo bakabyitirira bamwe mu Banyarwanda b'abatutsi nabo batari barabihisemo, nabo babikoreshaga kubera amaburakindi. Ubu ni nabivuga gutya, hari abari bugende babihindure bati Bizimana rero haragoreka amateka rero harayahakana. No, niko byagenze. Abakoroni bashyizeho amabwiriza bagena nabo bayakoresha hashingiwe kuri ya gahunda yo kwifashisha abo basanze bari ku buyobozi. Biri mu mabwiriza, biri mu nyandiko. Hanyuma iyo mirimo yo guhinga bayihaye n'amazina. Hamwe bayitaga uburetwa, ahandi bikitwa shiku. Ijambo rya shiku rituruka ku nshinga gushikura. Shiku ni kwa guhinga bya bisambu nababwiye bitari byarigeze bihingwa, kubera yuko hari hagoye yumva gukoresha isuka, biragusaba imbaraga, ukazana igitaka ugakunguta ugasubiramo, n'ugushikura ni shiku. Iyo mirimo niyo bahaye izina shiku, byavuye kuri kwa guhinga ya myumbati na za kawa. Noneho rero ibyo byo kuvuga ko abatutsi bakoresheje abahutu shiku nabyo naho byaturutse. Iyo mirimo yategetswe n'abakoroni, ariko abayobora guko ikorwa ni abatware b'abatutsi, ni babungirije, nabo iza kwitirirwa abatutsi bose. Ibyo mu Gifaransa bita interpretation, ukuvuga ngo aho kureba ukuri na nyirabayazana w'ikintu ukagifatira hagati ukareba igice cyabyo. Bon, ndagenda mbivuga uko byaje, sinigeze mfata inote zanjye nanditse ngo ngende ijambo kurindi, ariko nibyo ngibyo. Hanyuma amadini n'ubukoroni nicyo mbereka ko gusenya Abanyarwanda byakozwe. N'izi za kiliziya dufite, bate nk'iyi kiliziya Kibeho ya kera, Cyahinda, Muganza n'ahandi, izi za kiliziya kugira ngo zishobore kubakwa murabona ibisenge bizigize, ubona ko zifite, ntabwo ari hangaha, ariko ni muzijyamo muzabona ibisenge byazo n'ibisenge bikomeye kandi byubatswe n'ibiti, amategura ari hejuru y'ibiti. Tugiye amashyamba ntiyariho, ntabwo amashyamba yari menshi, ibiti byari ahantu hamwe na hamwe, n'amatafari ntiyari hose, n'amategura ntiyari hose. Ariko muzasanga kiliziya za kera zose zifite ibisenge by'igiti, zubakishije amatafari, zishakaje amategura. Ibyo rero nabyo byakoreshwaga imirimo y'agahato, n'abadashoboye kubigeraho bagakubitwa za nkoni nababwiye. Kandi ibiti kujya kubishaka kwari ukujya kubishaka kure iyo biherereye. Amatafari nuko hano sinzi neza Kibeho aho babivanaga, ariko reka mbaho urugero rwaho muzi mushobora kumva kandi muzi mwese. Ikabgayi murahazi. Uriya Ikabgayi ni hamwe mu habanje amatanure, itanura ry'amategura n'itanura ry'amatafari. Hashobora kuba naho hambere ryabanje, harya mu gishanga cya Rugeramigozi. Noneho rero amatanure niyo yatwikirirwagamo amatafari n'amategura ajya kubaka za kiliziya, nka kiliziya ya Sainte Famille i Kigali. Sainte Famille murayizi, mu mujyi wa Kigali era munsi ya Rond-Point. Iriya kiliziya amatafari n'amategura byayubatse byaturukaga i Kabgayi, nta matafari n'amategura byari i Kigali. Abaturage bazaga gutwara amatafari n'amaguru, bakava i Kigali bakaza i Kabgayi, cyangwa bakava i Kabgayi n'amaguru bakayajyana i Kigali, bakongera bakagaruka gutyo n'amaguru, bayahambiriye mu biti birwanyeho. Uwananirwaga mu nzira adashobora kugenda yakubitwaga za nkoni nk'uwananiwe akazi. Ibyo bikitirwa umututsi, bati n'umututsi wazanye riratoteza. Nyamara ari abakoroni, ari n'abamisiyoneri babitegeka batyo. Mutekereze akarengane kabaye muri kubaka izo za kiliziya nk'uko mbinyuzemo mw'ayo magambo makeya.
ibindi ho mbabwira si amagambo yanjye, ni ibyanditse mu nyandiko za kiliziya ubwayo, kuko buriya buri paruwasi kera yagiraga inyandiko bita diyeri. Diyeri ni inyandiko bandikaga ibyabaye buri munsi, every day, buri munsi. Zirahari rero zigenda zibyerekana uburyo abapadiri babyandika uko babibonye, uburyo iyo mirimo yananizaga abaturage, ndetse banagezeho baranabyibaza batariko bati imirimo irabangamira inshingano dufite kuko ikabije kuba mibi cyane. Isave naho murahazi, ndabahize ngero ebyiri ndekeraho. Ikibeho nabwo umuntu yazabireba bakabimenya, menya biti byavuye n'amatafari ntibigoye. Kiliziya y'Isave kana yanubatswe mbere, n'ubu nta mashyamba bisave, ibiti byara ahantu biti Nyaruteja hariya hirya y'Ikansi. Uvuye Isave ujya Nyaruteja harimo ibirometero bigera kuri 25-30 n'amaguru. Reba rero kuzava Nyaruteja wikoreye ibiti ukagenda ukagisave ukongera ukagaruka, ibyo bintu byari ibintu bivunanye. Ubwo ni ukubumvisha uburyo abanyarwanda bibonaga muri bwa bumwe bwabo kuva aho abazungu baziye bagashaka no kuzana ibyabo bakabikoresha batyo, byateye akarengane kenshi kandi babaje kandi kanakomeye. Kugira ngo n'abazungu bashoboye kubigeraho bashinze amashuri, kubera ko bagombaga kwigisha abazakoresha iyo mirimo, bakagomba no kubahindura mu myigire yabo. Batangira gushinga amashuri, ntabwo bigaga byinshi. Mu mashuri abanza bigaga ibintu bikeya, ariko amashuri abanza ntabwo bavanguraga abahutu n'abatutsi, babashyiragamo, ariko bakanagena abazajya mu seminari, bagatangira kubategura, n'abazajya kwigisha bazaba barimu bagatangira kubategura kuva bakiri mu mashuri abanza. Noneho bakanabatandukanya batyo, abana bazajya mu seminari, aba bazaba barimu. Mu ntangiriro nuko babigenje. Abapadiri icyo gihe bari bakeneye abantu bashobora kubafasha kwigisha, kuko ari ukuzigisha gatikisimu, ntabwo ari kwigisha ibintu bya gihanga nk'iby'ubungubu. Hanyuma ariko amashuri buhoro buhoro bagenda bashyiramo n'inyigisho z'ubumenyi. Aho byabereye bibi rero nuko bashyizeho amashuri y'abana b'abatware. Ishuri rya mbere ry'abana b'abatware barishyira i Nyanza, hanyuma iryo shuri ry'i Nyanza rikigisha abana bakomoka mu miryango y'abatware b'abatutsi. Abo bana bakiga igihe gitoya, imyaka 2, bakazavamo bajya kwigisha, ariko bakazavamo n'abajya kuba abatware n'abashefu n'abasushefu mu ntara hose mu gihugu. Bakazaba aribo bajya gufasha abakoloni mu gukoresha ya mirimo nababwiye bateguriwe i Nyanza. Noneho rero biza kugaragara ko ishuri ry'i Nyanza ridahagije, bakeneye iryisumbuyeho. Iyo myaka 2 yigwa idahagije, abakoloni bumvikana n'abafurere b'urukundo b'Ababiligi. Ibyo ndiho mbabwira bihanitse, ariko murabyumva kuko mwese mwagize mu mashuri. Noneho bemeranya n'abafurere b'Ababiligi, les frères de la charité, ko hakwiye kujyaho ishuri ryigisha humanité, ni ukuvuga amashuri yisumbuye 7 ategura abanyarwanda bazungiriza abakoloni mu bumenyi butandukanye. Amasezerano bayagirana mu mwaka wa 1929 yo gushyira ishuri rya mbere mu Rwanda ryigisha amashuri yisumbuye manini y'imyaka 7. Ishuri ritangira kubakwa mu mwaka wa 1929, riza kurangira mu mwaka wa 1932, ryubakwa i Butare. Murarizi groupe scolaire Butare, ishuri bita ishuri ry'indatwa. Abana batangira kwiga mu mwaka wa 1932. Ishuri rero ryari rifite ubuhebu izi inshingano yo gutegura abazungiriza abakoloni, kwigisha no gutegura abazungiriza abakoloni. Bashyiraho amashami, bashyiraho ishami ry'ubwarimu, bashyiraho ishami ry'ubuvuzi, bashyiraho ishami ry'ubutegetsi, bashyiraho ishami ry'ubuhinzi n'ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo, section normale, section médicale, section administrative, section agricole na section vétérinaire. Ayo mashami aratangira.
arigisha. Hanyuma abana barangije bigaga kuzungiriza abakoroni mwayo mashami atandukanye, n'uwabaga yigamo akanarangiza na n'ubu menya bicitse vuba ahangaha, ariko hari abayizemo n'ubu bakiyita gutyo. Warangizaga mu ishami ry'ubuhinzi, bumva igifaransa muri bubyumve, yarangizaga yitwa assistant agronome. Assistant ukuvuga uwungirije. Agronome wanyawe ni umukoroni, niwe engineer. Nta engineer umunyarwanda wabagaho, abengineer barabakoroni. Ariko abakoroni bagasanga batazakora imirimo imwe n'imwe, bagahitamo gutegura abasista babo bazabungiriza b'abanyarwanda, bakanakoresha abandi banyarwanda. Nuko umugoronome yarangizaga ku Kabutare, akaza yumva ari igitangaza, ati giwe ndasista agronome. Ntiyumve ko ntibanabyumvaga neza ko ari igisebo ko bamwigishije kuzungiriza umuzungu. Assistant agronome. Veterinary nawe akarangiza aricyo na assistant veterinary. Dr veterinary n'umuzungu, umwungirije n'umunyarwanda. Assistant wize imyaka 7. Dr umuganga, Dr medical, akungirizwa na assistant medical. N'ubamenya mu kibita gutyo biracyariho. Abategekaga izi za centre de santé bazaga ari assistant medical. Kenshi ntibazaga impamvu yitwa assistant medical, yumvaga ari promotion yahe yo kajya, yari assistant w'umuzungu. Ibyo rero niko Ababiligi babikoze, si hano mu Rwanda gusa, ni mu Rwanda, ni mu Burundi, ni muri Kongo, Ababiligi hose bategetse. Ntabwo bigeze bigisha abanyarwanda ko bazaba ba engineer, kuzaba ba docteur, kuzaba no, babigishije kuzaba ba assistant. Hanyuma rero no mwayo mashuri, iyo myaka 7 umwana yamaraga muri groupe scolaire, yavuye hano muri Nyaruguru n'ahandi hatandukanye. Abana babaga bavuye iwabo basanzwe barya ibiryo bisanzwe, arya umutsima w'amasaka, akanywa igikoma, akarya uburo, ingano, akanywa amata, akarya ibijumba, akarya imyumbati, akarya amateke. Iyo yageraga rero muri groupe scolaire byarahindukaga. Ntawongeraga guhura n'amateke, ntawongeraga guhura n'ibijumba, ntawongeraga guhura n'igikoma. Batangiraga kumuha ifiriti, tangira kumuha icyayi, bagatangira kumutekera umureti, bagatangira kumutekera za burete, inyama ziseye, iniyo igahinduka. Bakanakumvisha koko kugira ngo uzabe assistant nyawe ugomba no guhindura indyo, kw'indyo ya Kinyarwanda ari mbi kandi niyo ndyo nziza, niyo gakondo, n'itavangiye. Ubu nibyo twagarutseho, bakabica ku bana. Umwana akamara umwaka kuko ntibazaga mu kiruhuko buri mezi 3, ntibyakundaga, bazaga rimwe mu mwaka. Noneho akagera waba atagishobora no kurya ibiryo yahasize. Yatangiye guhinduka ku muco no ku mibereho no ku mirire. Ibiryo byamunanira, agashakisha uburyo yasaba stage kugira ngo ajye gukorana n'Ababiligi, akunda ajye akomeza arye na bya biryo yamenyereye biryoshye by'amafiriti by'ibiki byose. Mwumve ko umuco bariho barawutaba burundu. Banabahindurira inyito, babita ba evoliwe. Evoliwe ni ukuvuga uwarenze iby'iwabo, uwarenze iby'iwabo. Buriya ririya shuri noneho abanyarwanda iryo jambo ryitwa evoliwe babuze uko baryita, babita indatwa. Izina ry'indatwa nubwo ari ryiza mu Kinyarwanda, ariko uko ryatangiye muri groupe scolaire Butare ntabwo ryagiyeho ku buryo bwiza. Byagiyeho mu ubwo buryo byo kuvuga ko abo bana ni indobanure, ni indatwa, ni ba evoliwe, baruta abandi banyarwanda, baruta abandi banyarwanda. Bamwe rero hari abo byagiyemo gutyo, bakura batyo kuko batandukana n'imiryango yabo kubera ibyo bibazo by'imirire n'imibereho. Ariko hari n'abandi nibo bageraho nabo bagezeho baza gusanga ibyo bintu ni bibi, kuko niyo bageraga mu kazi bamaze kurangiza, aho abazungu baturaga naho abanyarwanda b'abasista baturaga, ntabwo baturaga hamwe. Abazungu bajyaga habo heza, abo basista bakabashyira handi. Bamwe wenda muzi muri rabu Irubona, sikure cyane hanga Irubona harabahazi. Niba mutanahazi muri kumurahazi, nimuhaca noneho muzitegereze. Iyo ugeze Irubona, mbere yo kuhinjira uvuye kuri wa muhanda ujya Gikonko,
muzabona amazu meza ari hejuru y'umuhanda. Mbere yo kwinjira ugera mu marembo ajya muri zari, hari amazu meza ari hejuru. Noneho hakaba iyo winjiye muri zari ugenda none ubona amazu meza cyane ku mpande. Arya amazu meza yabagamo abazungu. Izanzu mubona imwe yubatse kwayo nziza ihagije. Ariko inyuma ya izari hepfo hirya hari utuzu dutoya twinshi bahita mu Kirundi. Utwo tuzu dutoya iyo umaze kurenga rabu gato uriho umanuka ugatangira gutera ujya i Kigali, muzarebe ibumoso bwayo ubwo buzu muzabona bwinshi, nibwo bita mu Kirundi. Buriya buzu nibwo bwabagamo abagoronome b'Abanyarwanda, abo bitaga bayevoriwe babaga muri turiya tuzu. Ni utuzu tw'ibyumba bitatu, ni saro n'utwumba tubiri, kamwe ibumoso akandi iburyo, na wese hanze. Umwasisita medikali cyangwa umugoronome erega na hano Ingoma mu mujyi wa Huye turacyahari mu Matyazo. Matyazo zirahari bene izo nzu na n'ubu z'icyo gihe. Uwo mwasisita akabyariramo abana 7 bakajya barara mu utwo tumba, baraga mu kumba kamwe bakabyiganiramo cyangwa muri saro, se na nyina bakajya mu kandi. Umuzungu naho bita muri rest hari hafi y'uruhande, nuko bose byari bimeze. Umva byarimo n'agasuzuguro. Mwumve ubwo buryo baduciyemo, ni ingero ndiho mbaha zibere ku buryo badushenye kugira ngo neza gusoza binanyorohere nze kubabaza ngo twebwe turihora iki, kuki tutareba nyirabayazana, twebwe ngo dusubire mu bumwe bwacu buduhuza n'ubundi badusanganye. Ariko reka nkomeze. Ubwo murumva ibyo by'amashuri, amashuri menshi rero nka groupe scolaire cyane bayishyiragamo abana b'Abatutsi bavuye muri ya miryango ikomeye, imiryango y'abatware. Ariko si bo bonyine, n'Abahutu bagiyemo, ariko Abatutsi nibo benshi. Mbari nayibaha imyirebye hariya, Abatutsi nibo benshi, baba Barundi n'Abanyarwanda. Hari n'abo batashoboraga kumenya ubwoko bwabo. Ibyo mbabwira ni ibintu narebye muri za registre, kuko abana babaga baje kwiga barabandikaga, ubwoko bwawe ni ubuhe. Muvise ko ishuri ryatangiye 32, indangamuntu zirimo amoko batangiye kuzishyiraho 31. Ishuri rero ryatangiye n'indangamuntu baratangiye kuzikora, ku buryo umwana wese wazaga bamubazaga ubwoko bwe yahawe akabubabwira, hakaba n'utabumenya. Noneho utabumenye rero ni benshi batabumenyaga. Noneho bari barashyizeho n'agapande kitwa ngo abatazwi ubwoko, kandi Abatutsi, Abahutu, abatazwi ubwoko. Abatazwi ubwoko rwose ni benshi nabo. Abana rero bakiga batyo, bagakura batyo, noneho n'amoko agatangira kubakurikirana atyo mpaka. Ngira ngo muriho murumva izo mpinduka uko zimeze. Ubu turazivuga mu mateka, ariko uko zagendaga zijya mu bantu n'ibintu biremereye rwose. Hanyuma rero byagezeho aho bamwe mu Banyarwanda bavuga batariko, cyane abo bari barangije muri groupe scolaire biganjemo Abatutsi benshi, batangira kubirwanya. Ariko gutangira kubirwanya, uwabibonye bwa mbere n'umwami Rudahigwa niwe wabonye bwa mbere ko ari ibintu bibi biro bitangiye Abanyarwanda bikwiye gucika rwose. Ariko kubera ko Rudahigwa ataragifite imbaraga nyinshi zose, kubera ko se na Semusinga nawe babwiye ntangira bari baramuciriye muri Kongo, Rudahigwa aravuga ati nindwanya abazungu nanjye bazangira nkuko bagize data. Ahindurira rero imikorere mu kwihindura, yabanje kwemera kubatizwa, aremera arabatizwa. Noneho abatijwe anafata n'amazina y'abatisimu y'abazungu bari bakomeye bari mu Rwanda ndetse no muri Kongo ni Burundi. Yiswe amazina 3 y'abatisimu, yiswe Mutara Rudahigwa, ariko afata Charles Léon Pierre niyo mazina y'abatisimu yari 3. Mutesa amazina nayahe yakomotse. Rudahigwa yarazi ubwenge, ari umuhanga. Rero byavuga tubwo mbatijwe, rekana niyegereze abazungu bakomeye kugira ngo bumve yuko nemeranya nabo, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo batamurwanya cyane, abone n'uburyo azazana impinduka. Léon yari musenyeri wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Léon Classe.
Musenyeri Leon Class nawe bagakiriza Gatolika mu Rwanda. Numva ko Rudahigwa ahisemo Leon arivanye kuri musenyeri mukuru. Igihe musenyeri yarakomeye ntimukeke ko ari nkabubu. Nabo ntiboroshye ariko abakera bo musenyeri wa kera yategekanaga n'abakoroni kandi yari umwe. Kiliziya Gatolika y'u Rwanda icyo gihe ifite musenyeri umwe uri Kabgayi uyobora u Rwanda rwose. Umva imbaraga uwo muntu afite. Noneho Pierre Rikimas. Pierre ni izina ry'umubirigi witwaga Rikimas. Rikimas ntibavune muri fatale nagoye. Uwo Pierre Rikimas rero yaro bitaga vice gouverneur general. Yari umubirigi, umutegetsi w'umubirigi mukuru wayoboraga u Rwanda n'u Burundi. Uherereye yabaga Bujumbura. Uwo rero yari nimero ya kabiri mu bategetsi b'ababirigi. Yitwaga Pierre Rikimas. Noneho ubwo Rudahigwa nawe aryongeraho Leon Pierre. Charles abaende. Charles rero we ni igihangange ntabwo yari yoroshye. Charles yari wo bitwaga Charles Voisin. Charles Voisin niwe wari umubirigi w'umutegetsi mukuru wayoboraga Kongo, u Burundi n'u Rwanda. Niwe bamwitaga gouverneur general. We bamwitaga gouverneur general yitwaga Charles Voisin. Icyo gihe akabikinshasa niho yarari akayobora Burundi, u Rwanda na Kongo. Wa undi Pierre Rikimas mubwiye mukanya ni wari umwungirije, niyo mpamvu yitwaga vice gouverneur general. Mu Rwanda rero ho habago bita resident no kudusuzugura. Resident nawe yari umubirigi. Nawe yari umubirigi ba resident babaye benshi ariko hari nk'uwitwa Mortehan niwe uzwi cyane. Resident niwe wabaga mu Rwanda. Noneho rero ubwo umvise ko Rudahigwa afashe izina rya Charles ni rya gouverneur general ba mutegetsi mukuru uyobora u Rwanda, Burundi na Kongo uri fite icyicaro Kongo. Afashe umwungirije Pierre uri Bujumbura, afashe na musenyeri uyobora u Rwanda. Yabishoboye mu buryo bwa strategy rwose yabishoboye cyane. Noneho abapadiri bamwibonamo ndetse papa yamwohereje impeta y'ishimwe arayimwoherereza anayambikwa na wa musenyeri Leon Class. Abanyarwanda rero bamaze kubona umwami wabo yabatijwe, ni naho havuye ijambo ngo rivuze umwami. Noneho nabo barakurikira barabatizwa nabo kuko umwami wabo yabatijwe. Noneho nabo barabatizwa pe. Ibyo rero iyo usomye za diere nababwiye z'abapadiri bakoresheje mu Gifaransa aho ni mu myaka y'1443 na 5 na 6 na 7 gutyo. Guhera 1943 niho byabaye. Muri za diere z'abapadiri bavuze ko habaye tornade du Saint-Esprit. Watumva Igifaransa ntimuvunika ndababwiye. Tornade serwakira. Ngo habaye serwakira roho mutagatifu yatumye roho mutagatifu yamanukiye mu Banyarwanda bariho barabatizwa ubutitsa. Tornade du Saint-Esprit serwakira. Bon ariko ubwo Rudahigwa yakoresheje ibyo ngibyo iyo nzira kugira ngo ashobore kugerageza guhindura ibyo bibi birimo bwa buretwa birimo za shiku nababwiye. None Rudahigwa aza kumvisha abakoroni ububi bwa shiku, ububi bw'uburetwa. Muri 1956 abakoroni baremera ubukoroni nako iyo mirimo n'ibihano bijyanye nayo iracibwa. Rudahigwa arayica. Ariko Rudahigwa yatangiye gukora n'ingendo mu mahanga agira ngo arebe uko mu mahanga bimeze. Akora ingendo mu Bubiligi, akora ingendo muri Tanzania, kubera ko yari yaramaze kubona ko hari Abanyafrika bariho bahangana n'ubukoroni wabo kugira ngo habeho ubwigenge muri Afrika. Nyerere nuko yarameze muri Tanzania, nuko mu bihugu nka Ghana bitwa ba Kwame Nkrumah, nuko i Burundi hari Rwagasore, muri Kongo hari Patrice Lumumba. Abo bose bari abantu batangiye kugira imyumvire yo kubona ububi bw'ubukoroni no guharanira ko ubukoroni burangira hakabaho kwigenga kw'abene gihugu. Yewe n'umuryango w'abibumbye wari warasabye Ububirigi ko Ububirigi bugomba, ntabwo ari bukwiye, bugomba
gufasha ibihugu byakoronije, kugeza ibihugu byakoronije ku bwigenge busesuye, ku majyambere asesuye, ku buringanire, ku butabera, ku mibereho myiza, byari mu masezerano umuryango w'abibumbye wahaye Ububirigi. Ariko Ububirigi ntibwabikoze, ntabwo bwabikoze. Rudahigwa rero atangira kubagaragariza ko ibyo bintu bikwiye guhinduka, ndetse afatanya nabo mbabwira ko mu bindi bihugu harimo Congo, Patrice Lumumba n'abandi. Noneho rero abazungu bararakara, abazungu batangira kubona ko nubwo Rudahigwa yabatijwe ariko atajyana nabo mu myemerere yabo yose no mu mikorere yabo yose, batabyemera ko ashaka ubwigenge. Ubwigenge ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abakoroni basubira iwabo, abanyarwanda bamaze gukura baba aribo bigenera imibereho yabo, imiyoborere y'igihugu uko babyumva, uko babibona, bigenera ibibakwiye. Baramurwanya, aza kujya i Bujumbura, ajya kureba muganga we, bamutera urushinge arapfa. Nta gishidikanya n'imwe ihari ko yishwe n'Ababiligi. Unarebye nuko yishwe, agiye kwivuza no kwisuzumisha, ntabwo yari arwaye. Rudahigwa rero nawe yaragiye kureba muganga mu buryo busanzwe rwose, areba uko ahagaze, kanga mutera agashinge, asohotse birarangira. Yamuteye cy'abanyarwanda bazi urw'ingusho. Aho turi mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1959, kubera ko Rudahigwa yari yaratangiye gusaba izo mpinduka nababwiye, mwabyumvise. Si Rudahigwa wenyine, abazungu bagezeho bemera guhera mu kwezi kwa kabiri 1959, ku itariki 15 z'ukwa kabiri 1959, abakoroni bemereye u Rwanda ko abanyarwanda bashobora gushinga amashyaka menshi. Abanyarwanda bari baratangiye kujya bashinga amashyirahamwe, icyo cyancitse ntakibabwiye. Duhereye kuri babandi bize muri groupe scolaire, barimo ibyiciro bibiri. Hari abemeraga gukorana n'abakoroni koko, ariko bari bakeya. Ariko hari na benshi basanze hakwiye impinduka, noneho bishyira hamwe, uko aho bakoreraga henshi nk'ariya muri Zane nababwiye, muri Neresi n'ahandi, murabona ko bari batuye hamwe, bari baranabashyiriyeho kantine, nimugoroba bahuriragamo bakanywa bagasangira byeri. Mwizo kantine rero bahagiriraga ibiganiro hagati yabo, bariho banywa byeri yabo, batese ubu tuzahera muri ubuzima, dukwiye gukora iki? Batangira kugaragaza kwegeranya ibitekerezo ko bakwiye gushyira hamwe, impinduka zikaba, bagasezerera ubukoroni. Hashingwa rero amashyirahamwe, hashinzwe amashyirahamwe menshi. Buriya inari yatangiye ari ishyirahamwe yitwa ngo ishyirahamwe rihuje abaharanira ubwenegihugu bw'u Rwanda, ishyirahamwe rihuje abaharanira ubunyarwanda. Hashingwa Prosoma, yitwaga ni ishyirahamwe riharanira imibereho ya rubanda nyamwinshi. Haza gushingwa iryitwa Mouvement Social Muhutu, ubwo ni hagati y'1956 n'1957 niho amashyirahamwe yashinzwe. Mouvement Social Muhutu birumva ngo ni ishyirahamwe riharanira imibereho myiza y'abahutu. Aha rero mwumva ko hatangiye kuba ibibazo, bako mu gushinga amashyirahamwe, hari aho bashinga amashyirahamwe yo guharanira ubwigenge, guharanira ubunyarwanda. Hari n'abandi bariho bashinga amashyirahamwe y'irondabwoko, bataye ubunyarwanda ahubwo bagiye mu murongo w'abazungu. Abazungu rero babonye ayo mashyirahamwe ni nabo bayasunikaga, menshi nibo bayasunikaga kuyashinga. Bamaze kubona ko hari imyumvire y'abashinze ishyirahamwe ryitwa inari riharanira ubwigenge, risaba ko igihugu kiyoborwa n'abenegihugu, abazungu batangiye gushaka abandi banyarwanda bashyiraho andi mashyirahamwe aza kurwanya inari, aza kurwanya irisaba ubwigenge. Ariko hashinzwe iryo ryitwa Mouvement Social Muhutu, rishingirwa i Kabgayi, rishingwa n'abantu bize mu seminari, biganjemo abakoraga mu seminari mu bigo bya diocese ya Kabgayi. Aprosoma ishingirwa Isave na Gitera. Aprosoma na Mouvement Social Muhutu rero zo zubakira kwironda bwoko, yo kuvuga ngo abahutu baratotejwe, batotezwa n'abatutsi, kandi abatutsi si abanyarwanda ni abanyamahanga. Iyi ideologie yo kuvuga ngo abatutsi si abanyarwanda nayo yarabaye irigishwa. Noneho rero mwumva ko abanyarwanda bacitsemo ibice bibiri bihanganye. Abaharanira ubwigenge bibumbiye muri inari,
inari huje abahutu n'abatutsi, nubwo abatutsi nibo bari majoritaire ko bimeze, nibo bari benshi, ariko abahutu barimo Michel Rwagasana ni mwene se wabo wa Kayibanda, ni nawe wari umunyamabanga mukuru wa inari, yari yarize mu ndatwa, yari umwe mu bayobozi bayo n'abandi. Hanyuma abo basabaga ubwigenge, ndiho ndagenda naho turi busoreze mu mwanya uri imbere. Abasabaga ubwigenge mu mwaka w'1957 banditse inyandiko mu kwezi kwa kabiri, banditse inyandiko bise impinduka zikenewe, Ifaransa bayita mise au point, impinduka zikenewe. Mwizo mpinduka zikenewe mwiyo ndeko banditse mu kwezi kwa kabiri muri 1957 bagaragaje ingingo eshatu, ariko zose zishingiye ku ihame ry'uko u Rwanda rukeneye ubwigenge. Rwanda rukeneye ubwigenge, abanyarwanda bamaze gukura. Bongeramo rero ibihe mwizo ngingo. Icya mbere basaba yuko mu nzego z'imiyoborere hakwiye kujyamo abanyarwanda bose, kandi hashingiwe ku bumenyi, ku bushobozi n'ubuhanga mu nzego z'imiyoborere. Kuko icyo ntari nanababwiye nuko hagati y'1926 n'1932 mu gihe cy'imyaka 6 rezida b'abakoloni bakomeye wari guverineri mukuru umwungirije na rezida w'u Rwanda bemeje ko bagomba kuba impinduka mu Rwanda, bakora reforme. Noneho abahutu bari mu nzego z'ubuyobozi babakuramo, babasimbuza abatutsi hagati y'1926 n'1932. Birukana abahutu mu nzego babasimbuza abatutsi muri reforme yakozwe n'umuntu witwa Georges Mortein, niba bahaye kuyobora. Ibyo rero no kwinjiza abana nyine mu gutoranya abana bazajya kwiga, murumva ko reforme itangiye muri 26, ishuri rya mbere ritangiye muri 29, no batangiye kuryubaka. Abahutu bari barashyizwe mu nzego na Rudahigwa kuva ku gihe cya Musinga. Abahutu bari mu nzego rwose, bari basangiye inzego z'imiyoborere, kubera yuko baranazigananaga ku buryo mu muco wa Kinyarwanda rwose bworoshye. Hari abatware batatu, byo mugomba kuba mubizi bihagije. Hari ubitaga umutware w'ubutaka, wari ushinzwe cyane cyane imirimo y'ubuhinzi n'ibijyanye nawo. Abatware b'ubutaka henshi cyane bari abahutu. Noneho hari ubitaga umutware w'umukenke, wari ushinzwe ibirebana n'ubworozi, abenshi muri bo bari abatutsi. Akaba n'umutware w'ingabo. Abatware b'ingabo n'abatwa babagamo ibyo byiciro bitatu, kubera ko nko ku gihe cya Rudahigwa babayemo rwose mu bari utari mutoya, kuko Rudahigwa yanabatoranyaga akurikije ubutwari bwabo. Abatware rero bari bazi guhiga, bakamenya kurwana, bakamenya kubyina, bakamenya gushyushya urugamba, babayemo mu batware b'ingabo. Mve ko ibyo byiciro byose byasangiraga akazi, byasangiraga imirimo. Iyo reforme rero ya Mortein mu myaka 6 yafasha abahuti bakuramo basimbuza abatutsi. Noneho no mu gushyiraho amashuri, abana b'abatware bo mu muryango y'abatutsi nababwiye bari bajyana muri ya mashuri, bakarangiza bakoresha ya mirimo. Aha bitancika, ubwo naringeze kuri mise au point babwira iyo nyandiko y'abasabye ubwigenge. Bati hagomba kubaho imiyoborere kandi abanyarwanda bose bakabamo nk'uko byahozeho mu muco. Icya kabiri, noneho basaba ko hagomba kubaho impinduka mu burezi ziganisha ku gushyiraho kaminuza y'u Rwanda. Babwira abazungu bati dore mwebwe mwarize, mwe nababwiraga muri ba engineer, muri aba doctor, twebwe turasista gusa. Turashaka yuko mudushyiraho kaminuza natwe tukagera ku icyo kigero. Abanyarwanda tumaze kugera ku icyo kigero cyo kuba natwe twaminuza. Icya gatatu, bati turashaka yuko turasaba ko hajyaho ingabo z'igihugu zigizwe n'abene gihugu, kubera yuko icyo gihe nta ngabo z'u Rwanda zariho. Ingabo z'u Rwanda zagiyeho mu mwaka w'1960. Abo rero bari mu mwaka w'1957 barasaba ati hakwiye kujyaho ingabo z'igihugu zigizwe n'abene gihugu. Kuko icyo gihe abitwaga ingabo z'u Rwanda bari
ababirigi cyangwa abanyekongo bazanywe mu Rwanda bakanayoborwa n'umubirigi, n'inzego z'umutekano zikayoborwa n'ababirigi. Hari izina ndiri bubabwire riri bubasetse, umwe mu bayoboye inzego z'umutekano z'u Rwanda w'umubirigi yitwaga Pilato, Major Pilato. Buriya kwica abatutsi muri 59 byanakozwe uwo Pilato ari uhari, buryo nyine byanabaye n'umugani batese ubundi twaba bande kuyoborwa n'umutekano ushinzwe Pilato, icyatuma atatwica akatumara n'iki? Noneho ibyo bakabisaba ibyo bintu bitatu. Ibyo rero byatumye abazungu babona ko kababayeho, noneho bashyigikira amashyirahamwe abiri y'abahutu, iyo Mouvement Social Muhutu na Prosoma, bati mwebwe turabafasha tubashyire ku butegetsi, inari tuyirukane igende, hanyuma kandi aba batutsi nabo bave mu gihugu, n'abari ku nzego z'ubutegetsi baziveho tubibahe. Bati dore deja mwanakoreshejwe ya mirimo y'uburetwa, mwakoreshejwe za shiku, aba bantu bazibakoresheje turabavanaho, turabica, abandi bahunge bagende mubari mwebwe mu bihabwa. Nguko uko ababirigi buryo bworoshye rwose bafashe Parmehutu bayishyiramo iyo ideoloji yabo, noneho banafata abatutsi batangira kwitwa ko ari babi, si abanyarwanda, ni inyangarwanda, bagirwa babi, bagirwa abanzi b'igihugu. Imyumvire, abatutsi bagirwa shitani. N'iryo jambo shitani nagombye kuba narivuze kare, uko abazungu bazanye Mungu ni nako bazanye shitani. Ntabwo abanyarwanda bari bazi shitani, ntabwo bari bazi shitani, kuko abanyarwanda ntibigeze bemera yuko hari ikindi kintu kibaho gishobora kunganya imbaraga n'Imana. Ariko menya abamisiyoneri bo baratwigisha ko shitani igomba kuba ifite uburyo irusha imbaraga Imana. None se yagushuka itukemera igihe kandi Imana ihari? Ibyo rero nguko uburyo iryo rondabwoko ryinjijwe muri politiki 57, 58, 59, kubera gusaba ubwigenge, gusaba guharanira ubunyarwanda. Ibi ndabitsindagira kugira ngo mubyumve, kuko abagishaka kuzana ya ngengabitekerezo meya yahereyeho ni ukuvuga ko bakiri muri iyo myumvire y'ayo mashyaka ya Parmehutu na Prosoma ya kera, yaje kubamo CDR na za MRND nyuma na za Hutu Power. Ntabwo bashaka guhinduka ngo bajyane n'imyumvire ikwiye yo kubaka u Rwanda rwa twese. Ababirigi kugira ngo ibyo bishoboke babigenje bate? Kugira ngo bashobore gushyiraho, ariko reka mfata ababirigi n'abamisiyoneri noye kubatandukanya. Abamisiyoneri barabanje iryo shyaka rya Unari bigisha ko ari ribi, ndetse bariho inyito yo kuvuga ngo Unari igizwe n'abakomunisite. Abakomunisite nta kintu babwire cyane ko ni ibintu, ariko umukomunisite ni ukuvuga ni nk'umuntu urwanya Kiliziya Gatolika. Mu nyito y'icyo gihe niko babyubaga. Komunisite bingana urwanya umukristo, urwanya Kiliziya Gatolika. Bati Unari irwanya Kiliziya Gatolika ni abakomunisite. Hanyuma mu kugira ngo bashobore gukora ubukangurambaga mu bahutu bo mu Rwanda, bagati Unari yanga abahutu, Unari irwanya abahutu, Unari ni umututsi kandi umututsi ni umwanzi w'umuhutu. Iyo ideoloji iteye ityo iratangiye mu mwaka w'1957 ishyirwa mu nyandiko ku itariki 24 z'ukwa gatatu 1957. Inyandiko yiswe Manifeste y'Abahutu. Ubwo murumva ubunyarwanda bwarangiye, bwasenyutse, kabaye. Kugira ngo bashobore kuvanaho umwami no gusenya no kugira ngo Parmehutu ishyirwe ku butegetsi, ababirigi basanze nta kuntu byagerwaho bidakozwe mu buryo nyine bwo kuvanaho izo nzego. Noneho bakora inyandiko bise iri mu Gifaransa ngo pour une durable pacification du pays, ni ukuvuga ngo icyakorwa kugira ngo impinduka zishoboke mu Rwanda. Ni inyandiko ifite amapaje agera kuri 5, berekana yuko
inzego zose biri mu nyandiko iteye ityo rwose, inzego zose bahereye ku mwami agomba kuvanwaho, inzego zose zirimo z'imirimo abatutsi bagakurwamo bagasimburwa abahutu, kandi parimehutu igashyirwa ku butegetsi, ndetse ubwigenge bugahagarara. Ngiyo izo ngingo z'ingenzi ziri muri iyo nyandiko. Mu kuzishyira mu bikorwa rero, Ababiligi bazanye umukoloneli bavanye muri Kongo w'umubirigi witwaga Guy Logiste. Guy Logiste aza mu Rwanda, yageze mu Rwanda ku itariki 5 z'ukwa 11 1959. Aza afite iyo misiyo mbabwiye, kuvana abatutsi mu nzego zose z'imirimo zishoboka. Ahageze ajya kugisha inama Musenyeri Perodin i Kabgayi. Ibi mvuga nanone ni ibintu, ntabwo mvuga ibintu ntafitiye igihamya, ntabwo nza kwigisha, ntabwo ari ibigambo, ni nshingira ku nyandiko n'ibimenyetso. Njya mbona abantu hari umuntu werutse kwandika kuri Twitter avuga, afata ikiganiro natangiye ahantu sinibuka hariho ni ku Nyundo, angereranya na Mugesera, afata discours nk'uko ndiho mvuga hano, afata ibyo ndiho mvuga ashyira na Mugesera ku ruhande, ngo buriya ngo murafunga Mugesera mukamuha igihano cya burundu, mugasiga Minisitiri Bizimana, ngo ubwo murubaka se ngo Mugesera na Bizimana ni kimwe. Oya nkangurira kubaka u Rwanda, nigisha amateka kugira ngo twumve aho u Rwanda rwageze, kugira ngo ayo mateka tuyigireho, ariko dukosora ibyangijwe, kandi twubaka u Rwanda rwa twese, kandi tunarinda abana bacu kugira ngo atazongera kugira umenya ayo mateka mabi. Ntandukanye na Mugesera, nta naho twanahurira, reka nanamwihorere ubwo Guy Logiste yanditse igitabo, ibyo mbabwira mbivana mu gitabo cye ubwe, none babwira ko nshingira ku bimenyetso. Guy Logiste yanditse igitabo mu mwaka wa 1987 yise ngo Ma mission Rwanda Emblada la Bagarre Hutututsi, ngo ubutumwa bwanye mu Rwanda, uruhare rw'umuzungu mu makimbirane, mu mahane, bagare na mahane ni imirwano, uruhare rw'umuzungu mu mirwano hagati y'abahutu n'abatutsi. Ni Guy Logiste ubwe ubyandika aricyo ivuga. Noneho avuga ko kugira ngo ashobore gusenya inari, kwicisha abatutsi, kubavana mu myanya, mu kazi, bamwe bakanahunga, ko yagishije inama Musenyeri Perodin uko bigomba gukorwa, kandi Musenyeri Perodin akaba ari umugira iyo nama nk'uko maze kubivuga, yarabyiyandikiye. Nko kuvuga rero ko bamwe mu bamisiyoneri bagize uruhare muri politike mbi yashenye u Rwanda, ntabwo ari ukuvuga ko abamisiyoneri bose babikoze. Nk'urwo n'uruhare rwa Perodin rugaragara muri ubwo buryo. Na Musenyeri Karasi wamubanjirije niwe wari waragiriye abamisiyoneri inama ati, abatutsi bazi ubwenge kurusha abandi, reka twigisha abatutsi kurusha uko twigisha abahutu, abatwa bo nta n'uwabavugaga. Mwumve ko abo basenyeri bombi bagize uruhare, umwe ku ruhande rumwe undi ku rundi. Bombi ntabwo barebye umunyarwanda nk'umunyarwanda wese ngo bamwubake bubaka umunyarwanda, ahubwo babaciyemo ibice. Kubivuga si ugusenya, kubivuga no kureba ibyabaye kugira ngo tubikosore, tubyubakireho, tugorore. Ikibi rero kinini cyane Musenyeri Perodin yakoze, ntabwo Musenyeri Karasi yigeze avuga ngo abahutu ni mubice. Yavuze ko nabyo bitari byo, ariko ko abatutsi bazi ubwenge kurusha abahutu, ko abatutsi ari bakwiye kujyanwa mu mashuri, cyane cyane abatutsi bo mu miryango ikomeye, imiryango y'abatware. Ibyo nabyo si byo, si byiza, ariko ntiyavuze ngo mubice. Ariko Musenyeri Perodin yashyigikiye politike yica, politike irenganya, itanya. Ibyo rero ni bibi, ni naho bitaniye. Abatutsi batangiye kwicwa 59, icyitwa urushyi rwamba unyumutwa bavuga ni urwitwazo sindutindaho. 59 baricwa, 60 baratwikirwa, 61 bari bakuru hano za Nyaruguru byarabaye. Henshi iyi prefecture yahoze ari Gikongoro, muri iyo myaka kwica byatangiye 59 ariko ntibyahagaze, ariko byageraga igihe bigira intera ikomeye. 1963 wabaye umwaka mubi cyane,
cyane cyane hano muri prefecture yahoze ari Gikongoro, Nyaruguru, Bufundu, Bunyambiriri no mu Buyenzi hakurya hari aho mwavuga ku Ruheru yari bwari Ubuyenzi. Hishwe abatutsi bagera mu Rwanda babara bagera hagati y'ibihumbi 35, ariko Gikongoro yonyine yishwemo abagera ku bihumbi 20. Gikongoro yonyine, cyane cyane paruwase 3, Kaduha, Cyanika, Kibeho, zishwemo abatutsi benshi cyane bagera ku 20. Ibyo hari ibimenyetso byinshi, hari raporo z'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare, intumwa zawo zaje mu Rwanda zikora nketi, turabifite. Hari inyandiko z'abapadiri bahabaga mw'aya maparuwasi zatabaje zibyerekana. Hari inyandiko z'abadiplomate bari abambasaderi b'u Rwanda, Faransa, Ububirigi, ibimenyetso byinshi. Hari itangazamakuru mpuzamahanga ryabivuze ko habera jenoside mu Rwanda. Iryo jambo jenoside ryakoreshejwe muri 1963 mu kwa 12 bavuga ubwicanyi bw'abatutsi bwakorewe mu Rwanda, ariko cyane cyane by'umwihariko muri yahoze ari prefecture turimo iri mu tuturere Nyamagabe na Nyaruguru. Nutwo tubiri, Nyamagabe na Nyaruguru. Utwo turere rero kubera ayo mateka y'ubukana bwo bwicanyi bwahabaye mu myaka 1960, iyo narebye kuzamenya inkomoko yaho byavuye biraruhije. Impamvu prefecture ya Gikongoro ariyo hagati y'imyaka 1963 ariyo yabaga ya mbere mu kwica, impamvu ntabwo turazisobanukirwa neza, ariko reka impamvu wenda tuzihorere dufata ayo mateka ko ariyo prefecture yagiye irusha izindi mu kwica abatutsi. Icyo ubwacyo tugifate mu mateka kitubera ikibazo kutwereka ngo dufite umurage twarazwe n'abatubanjirije, kuba twaravukiye, dutuye, dukorera, turi mu turere Nyamagabe na Nyaruguru guhera muri 1959, ariko cyane cyane 1963 twakorewemo jenoside ya mbere mu Rwanda kandi yiswe gutyo. Ibyo byakorwaga n'abaturage babikorera abandi baturage. Nimuganira n'abantu bakuru, buri wese azakubwira abazi batwikiwe, biciwe abana, bakaroha mu migezi y'Akavuguto, bakaroha mu migezi ya Giswi, bakaroha muri Rukarara, bakaroha muri Mwogo. Iyo dusomye raporo z'Ababiligi zigaragaza ko imirambo yagiye yuzuye muri iyo migezi yose kuzageza hariya muri Nyabarongo, i Kigali, ndetse ikazagenda ikagera mu Kagera, ikagera ni Bugande muri 1963. Biragaragara dufite rero uwo murage rwose pe. Utu turere twombi dufite abaturage b'abatutsi bagiye bahavanwa bagahungira i Burundi. Hari n'abahavanywe bajya gutuzwa ahandi ku gahato, bajya gutuzwa mu Bugesera, bajya gutuzwa Rukumberi, kuvana abantu aho batuye ku gahato ukabajyana ahandi ku ngufu kugira ngo bazahagirire imibereho mibi, ukabatandukanya n'ababo. Nabyo ubwabyo biri mu bigize icyaha cya jenoside. Abaturage bavanaga hano Nyaruguru b'abatutsi bakajya kubatuza mu Bugesera, kwari ukugira ngo bazicirweyo n'imibereho mibi, kuko icyo gihe Bugesera ntabwo bwari butuwe cyane. Bugesera bwari bufite igice gituwe n'ikindi gice kitari gituwe, cyarimo ishyamba, kikabamo isazi yatetse, kikabamo inyamaswa z'inkazi, kwari ukugira ngo bazapfe batyo. Ariko hari cyane cyane hanagaburwa kubatandukanya n'ababo, kuko abajyanwaga mu Bugesera, abajyanwaga Rukumberi ntibashoboraga kongera kugaruka aho bari batuye, ndetse n'imiryango yabo basize ntabwo yari ifite uburenganzira bwo kujya kubasura aho bajyanywe. Mwumve rero ayo mateka araremereye. Gukora jenoside si ukwica gusa, hari no gushyira abantu ubigambiriye mu mibereho mibi ibangamiye, ikomeretsa ubuzima bwabo. Ibyo rero abatutsi babishyizwemo. Abahutu rero bamenyerejwe gukora batyo, ntibahanwe, ntibabibazwe, bakumva ko kwica umututsi atari icyaha,
ko atari bibi, ko ndetse ubikoze agororerwa. Bakuze bumva ko ari byo, bibajyamo bumva ko ari byo. N'abatutsi bakura bumva ko kurenganywa ari ibisanzwe, ko kurenganywa atari ikibazo, ko ari amabura kindi. Tugomba rero kwitandukanya n'ibyo bintu, tugomba kwitandukanya nabyo, tugomba kubyigiraho tukabimenya, tukavuga ngo umukoroni yaraje araduhemukira, yaraje aradutanya, yaraje aratwica, araturenganya, adushyira mu rwango. Urwo rwango tugomba gutandukana narwo burundu. Abashinze rero ya Parmehutu bakayikuriramo bakabyemera baracyahari, cyane cyane abari mu mahanga barabigaragaza, baracyahari badashaka kubirekura, bakigendera muri iyo ngengabitekerezo y'urwango. Ubu imbuga nkoranyambaga zarabyoroheje, umuntu ashinga urubuga rwa YouTube akavuga ibyo ashaka. Mperutse kubona, namwe muze kubireba ntibiri kure, umuntu w'umuganga witwa Fulgence Rubayiza, avuka Rwamiko. Fulgence Rubayiza avuka Rwamiko. Niba hari abahaje bahava ariko ubwo barahari, muze gushakisha umuntu muranamuzi. Jye namuherukaga kera akora mu bitaro by'Igakoma, ni umuganga, avuka hari Rwamiko. Afite ibitekerezo bya Parmehutu birenga ibya Kayibanda ubwe, birenga iby'abaparmehutu bwabo, n'ubu nibyo yigisha. Yasohoye video ejo bundi kuri tariki 20 z'ukwa 12 mwaka ushize, muri 2024, byo gushimagiza Parmehutu, gushimagiza irondabwoko rya Parmehutu no gushimira Kayibanda. Akagereranya abahutu nk'abana b'Imana, nuko abita. Abahutu ari abana b'Imana, abatutsi bo ni abarozi, ni abamotsi, sinzi n'ibindi bigambo akoresha nazo kubira bahari, ibintu bibi. Umve, ni umuganga, ubu aba mu gihugu cya Ghana. Umugore we namumenye kuko ariko Rubayiza nabwiye ko muzi, ndabazi bombi. Umugore we yitwa Uwizeyimana Theodeta, nawe no muri Rwamiko. Ariko mutekereze nk'umuntu uvuka muri Rwamiko hariya mu Ruramba n'ahandi, uzi Dr. Rubayiza ni n'umuntu w'umukirisitu, yigeze kuyobora abakarismatike bose bo mu Rwanda bose. N'ubu aracyari umuntu wemera rwose, uriho wigisha ko Kayibanda yaje kurokora abana b'Imana, yaje kurokora abahutu, kandi abahutu ni abana b'Imana, ko abatutsi bo ni abamotsi, ni abasazi, ni abantu babi, bo si abana b'Imana. Mutekereze nk'umuntu waba akomoka mu muryango wa Rubayiza, nkunda kuvuga ibintu bifatika byiza. Ahatuye mwene wabo, tuvuga wenda afite nase bari umunabi, bakareba ibyo umuntu wize university, umukirisitu w'igitangaza ariho yigisha, azabifata atyo anabyemere, avuga ati iby'iyi leta y'u Rwanda iriho itubwira iratubeshya. Ati umwana wacu wize uri no mu mahanga ujijukiwe, uko ariho bavuga ni koko, dukurikiza ibi ngibi. Niyo batabigaragaza ku mugaragaro, ariko birajya mu myemerere yabo, noneho banabyigisha abana bimwe mwita ingengabitekerezo yo kwishyiga. Niyo ngiyo babwira abana bati rero bana muramenye, mwaba ibyo Dr. Rubayiza ariho avuga buriya nibyo byo. Uriya muntu wacu yarize, yize mu iseminari, akomeza muri kaminuza Butare, agira imirimo ikomeye, none ni ibyo bazakurikira. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo abize batashoboye kwipakurura irondabwoko bashyizwemo n'abakoroni, ryabakukiyemo na n'ubu riracyabayobora. Uriya ndiho ndarangiza kugira ngo dushobore kungurana ibitekerezo, sinavuga byose. Nuko umwaka wa 1973 habaho kwirukana abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Ababiyoboye bari abanyeshuri biga muri za segonderi no muri kaminuza, ariko byateguwe na leta. Abo babiyoboye rero ni nabo bagiye bajya mu nzego za leta, bamaze kurangiza bahabwa imirimo ikomeye harimo no kuyobora igihugu. Bajyana mu kazi
ironda bwoko bavanye mu mashuri, urwango rw'abatutsi bavanye mu mashuri, bituma banageze mu mirimo ari byo bakora. Iyo urebye kandi imyaka y'abo bantu benshi cyane, muzareba abajenosideri benshi abo muzasanga muzi bize, muzasanga benshi bara 59 yaratangiye bafite imyaka 5, 6, 7, bakura babona urwo rwango ruba ari rwo rubajyamo gusa, banageze no muri za secondaire baba ari rwo bakomeza kubona rubajyamo. Iyo urwango rero rugiye mu bana kuva bakiri batoya ni ikintu kibi. Niyo mpamvu nikanze numvise mu ijambo ritangiza umuyobozi w'akarere avuga ati mu ishuri ryo ku Ruheru, mpamvu ahantu mwumvise nahafashe, hari ishuri ribanza basanzemo abana bamwe bajya gukina, bagafata undi bakamwita ati uriya ni inzoka mwimwegera, ntabwo dukina n'inzoka. Iki gihe turacyafite abana bo muri primaire batazi izo mvugo z'inzoka zitirirwaga umututsi icyo ari cyo. Izo mvugo bari nabase bashobora ko bari bataravuga. Ijambo inzoka ritangira kwitirirwa umututsi muri 59, n'ababyeyi n'abarahamwe abari baravutse muri 59 wabahagurutsa murasanga muri mbarwa. Ariko twakuze ari umututsi yitwa. None n'ubu hari ababyeyi bakiraga abana babo kuvuga ngo bati hari umututsi, nubwo ayo moko kiswe ayo moko twakivanyeho rwose, abanyarwanda turi abanyarwanda cyo tugomba gukora. Ariko hari abakibitsimbarayeho kwiryo ronda bwoko ku buryo banageraho bakanakoresha inyito izakoreshwaga muri 59 babibwira abana no bakabifata bakabibwira abandi. Hanyuma tukaza tukicara ngaha turi muri umunyarwanda, ubumwe n'ubwiyunge bugeze kuri 94.7%. Hakira ababyeyi bigisha abana gutyo, hakira abarimu nabo babikora cyangwa babirebera bakabyihorera, hakira abayobozi badashyiramo imbaraga ngo bumve ko bibareba, biratureba twese. Ariko birakomoka ku myumvire nk'iyo mu Dr. Rubayiza. Rubayiza ni umuganga. Ubwo hagize nk'umuntu w'umututsi wajya kwivuza kwa Rubayiza yamugenza ati afite iyo myumvire, umurwayi agiye kwivuza ziko asanze muganga yarahiriye kurengera ubuzima bwa buri wese, ariko asanze umuganga ufite iyo myumvire. Umuganga uvuga ngo umututsi ni umurozi, nuvuga ko umututsi ari umurozi. Ubwo Rubayiza azavura umwana atabanje kumenya ngo uyu ni iki, ava harajya he? Uwo muntu aracyari umuganga, uwo muntu aracyari umukirisitu. Ko Rubayiza yayoboye abakarismatike bose no mu Rwanda, n'ubu ntarabireka byirukamo. Nubwo ari muri Ghana byanze bikunze afite ubutumwa atanga bukaza bukagera Rwamiko. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo niba tugiye kuganira, nituganire mu ukuri guca mu ziko ntigushya. Niba dushaka no kugora no kubaka igihugu, nitucyubakire kuko kuri, kandi turebe ngo ikidufitiye akamaro ni iki. Ibyo ndiho mbabwira n'ibyo abayobozi bose bazababwira n'abandi bahora nabwira iteka, si politike, ni imibereho y'igihugu, ni imibereho yacu y'u Rwanda rwose. Muva aha rero namwe mugenda mwaturaho muri bose, mubwire abantu muti please mureke tubane. Abatari batera iyo ntambwe mubabwire ati mutere intambwe tubane, tere intambwe twubake ibyo byiza, turi umwe. N'ubu niyo mpamvu tuvuga twese ntituvuga ikinyarwanda. Iyo hagize ugira amahirwe ubungubu ariko wari wese afata passport akambuka akajya hashaka, tuvuga iyo ugeze ufashe ukagera nk'i Buruseli ku kibuga, barakubaza ngo abantu bo muri immigration bandika hano abantu bavuye, tuvuye mu kihe gihugu, uri iki, usubiza iki? Umunyarwanda. Hari wari wabwira umuntu wo muri immigration i Buruseli ngo genda umuhutu, genda umututsi, genda umutwa, akubatira ati uruwahe, mvuye mu Rwanda, uri iki? Ndi umunyarwanda. Nuvuga uti ndi umututsi, what?
niki ibyo ni biki ntabwo azabyumva azanagufata nk'umusazi ntazamenya ibyo ari byo murumve rero utwo tuntu turimo birimo ni ukwiyangiza mureke dufatanye duhindure rwose nta nubwo byabonye ndangiriza ntabwo byagombye kuba nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe tukongera kubaka igihugu mu buryo nyakubahwa perezida wa repubulika akadufasha abanyarwanda benshi nabo bakamufasha tugafatanya tukaba tugeze mu gihugu cyiza nk'iki ngiki ntabwo twagombye kuba tukiganira gutya muza akamaro k'ubumwe muza akamaro k'umutekano akamaro k'amahoro ntabwo hagombye kuba hari umuntu ukijya mu kabari hari umuntu ukijya mu rugo iwe akigisha urwo rwango akigisha urundi bwoko no byagombye kuba ari ibintu twavuyemo ariko kubera yuko abantu ntibahindukira rimwe ntabwo tugenda ku muvuduko umwe niyo mpamvu duhozaho rero ubu ni mwebwe muhagarariye abandi mureke dukomereza ahangaha dufatanye kandi twumve ko ari ukugirira neza igihugu nigeze kujya gutanga ikiganiro muri gereza ya Ririma njya ahantu henshi noneho nganira n'abantu bakoze jenoside umwe aza kumbwira ati yambwiye umugani nafashe kandi si vuba bari mu mwaka wa 2002 dukangurira abantu kwitabira gacaca arambwira ati abanyarwanda baca umugani ngo umubyeyi ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye umubyeyi ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye ati rero natwe twakoze ibibi twagize nabi aranambwira ati iyo myaka watubwiye kera 59 ati nanjye naricaga ati natangiye kwica ndi umusore pe ingufu zanye nakoresheje ingufu nica none reba ngiye kuzagwa muri gereza nziza amaraso y'abaturanyi ati kandi umutima wanjye ntutuje ati gihe icyo nakoze n'abana banjye nababwije ukuri nababwiye ibibi nakoze mbihinyito yayo mvuga uko nabigenje n'uburyo nabo bagomba kuba indi myemerere mu bindi miterere ati rero numva nkeye nubwo amaraso nakoze akinkomanga icyo nicyo cyavura abicanyi umwicanyi udashaka kumva ko ibyo yakoze bihagije ari bibi bidafite n'inyito akwiye kurekeraho ariho arakomeza kwiyamisha mu rwobo ariko aranahemukira abamukomokaho uko abaraga rwa rwango kandi nta na rimwe urwango ruzigera rutsinda cyo mugifate nta na rimwe urwango ruzigera rutsinda nta na rimwe ingengabitekerezo ya jenoside ritsinda nta na rimwe irondabwoko rizongera guhabwa umwanya mu Rwanda ngo ribeho murakoze